let's do this. Urumva reka dukore ino jus turebe ukuntu wakwikorera jus mu rugo mukaryoherwa n'abawe bose. Stay tuned for the process. And happy new year to you, by the way. Happy new year. Umwaka mushya muhire, meilleurs vœux à tout le monde. Kabisa kabisa. Hello, good morning everyone. Amakuru mumeze mute? Mbwira. Mumeze neza muraho, murakomeye. Umva ngiye meze neza, reka nihanagure. Reka nihanagure intoki kuko ndashaka ko tuganiraho gato. Ariko kubera ko ntashaka gukora ku ntebe, let's do this. So, mumeze neza. Okay, mu gihe turi kuganira reka mbere gutengeneza igikombe cy'umuhungu wanjye. So, muri aka kanya ikintu tugiye gukora ni igiki sasa? Tugiye kwereka ukuntu nkora jus y'umuhungu wanjye cyangwa se hano mu rugo kuko nanjye ndayinywa mvuze ngo niye wenyine naba mbeshye nanjye ndayinywa na papa we. Ngiye kwereka rero ukuntu njya nkora jus z'imbuto mu rugo tukazinywa bitadugombye kugura jus cyangwa se ngo bikugome umwanya, sibyo? So ngiye gukora jus. Ubu ngubu ni saa 9:21. Ngiye kuyikora arataha nka saa 11:40. Ngiye gukora ino jus rero urumva nindangiza ndabereka ukuntu nkora iyo jus nyine nawe ube wayikorera abantu bawe mbese mu rugo muyinywe utavunitse bitagoye pe, ibintu biri very easy. So ngize imbuto ndi bukoreshe sasa. Ndakoresha pome, nkoreshe na orange, nizo gusa ndakoresha. Ikintu ndi bwongeremo ni karoti. Rero kanze nzane karoti, sibyo? Kubera ko karoti ni nziza ku buzima yaba ubw'umwana yaba ubw'umuntu mukuru, karoti ni nziza. So ndaza nkongeramo karoti, numva ndi kuzoza ndaza nkazongeramo. Rero izi mbuto kubera ko nzikoresha ntagombye kuzihata zose, ndakoresha karoti 2 na orange 4 na pome 5. Pome 5 karoti 2, pome 5 karoti 2, orange 4. Mfate kana gufata muteruje intebe. Harimo pome 5 karoti 2 hamwe na orange 4. Nibyo tugiye gukora. Ikintu ndi buhate muri ibi ni orange gusa kuko uruhu rwa orange rufite acide. Urushyizemo hari ukuntu wumva birushijeho gusa n'ibikara. So ntabwo ndi bushyiremo ibibabi bya orange, niyo yonyine ndi bukoreho ibibabi. Ibindi byose ndabimixa kuko ndi bukoresha ino mashini, byose ndabishyiramo bive mu mutobe. Ariko udafite iyi mashini ushobora gukora iya orange. Ngiye kubereka kandi kantu njya nkoresha nanagakoreshaga cyane rwose ntarabona ino mashini, ntarayibona niko nakoreshaga. Ngiye kukabereka udafite iyi mashini ushobora gukoresha kano kantu ukazajya ukora jus ya orange ukayikorera mu rugo iwawe. Ufata kano kantu sinzi niba muri kukareba kameze gutya noneho uragafata ugakatamo orange 2. Kambibereke ibi byuma naguze birakarishye ku rwego rwo hejuru. Dore kasemo orange 2. Uhituza ugafata kano kantu ukazajya ukandiraho urubuto. Murabona umutobe utaje mwawubonye? So ni ibyo ngibyo nari ndi kubabwira. Nta kintu kigoye, ngiye gukora ibi ngibi kuko rero izi ngizi za orange ndi buzihate nizo ndi bukore bwa nyuma. Ngiye guhera kuri orange, sibyo? Ahangaha mfite ibikoresho bibiri. Kimwe kijyamo ibikatsi, iki kikajyamo umutobe. Urumva nibyo tugiye kurebera hamwe. Ikijyamo ibikatsi ni iki kinini, kano
niko kajyamo umutobe. So tugiye gufatanya hamwe, ngiye kubanza nkate zino pome none nze kuzishyirira muri izi pome rero naziguze muri Lidl ya hano ntuye, ni izo muri regiyo, ziraryoshye ku rwego ntabasha kubabwira, ziraryoshye byatare. So ndaza nkazikata neza, nkuramo just utuntu dukeya nk'utu ngutu tuba tudasa neza kugira ngo umutobe wanjye nanone utaba urimo ibintu bidafututse. Numva naza gutya just ni ukuzikata bisanzwe, ni just kugira ngo zipase mu mashini. Dore gutya ziraryoshye mwa bantu mwe, niyo mpamvu nkozemo akaji kugira ngo tuyiprofite. Umuhungu wanjye rero zino ji nkoze azikunda kuba ariko kurusha izo nguzi. Gusa hari igihe yanga ya oranje, hari igihe nkora ji ya oranje kumva kameze nk'agakarishyemo ukuntu, ugasanga ntabwo ayikunze cyane. Rero nize umutwe wo kuzajya nshyiramo pome ngashyiramo karoti. Hari n'igihe namukoreraga iya karoti gusa, nkagenda nkagura karoti nyinshi, narangiza nkaza ngakoramo pome narangiza ngakoramo ji. Kuki nahagaze muri kamera kandi nari ndi hano nkata izi ngizi, sindangije kuzikata izi ngizi, reka nkate na karoti. Umva mbabwire, izi ji ziraryoha ku rwego rwo hejuru. Karoti rero kubera ko ari ntoya ntabwo ndi bwirirwe nzikatamo mu bunini, ndazikata gutya. Ngiye guhita mpata n'izi oranje kugira ngo turangirize rimwe, no pome nari nayibagiwe. Dore sasa ngiye guhata zino oranje, reka ntereke hano mpate zino oranje nzikureho uru ruhu kugira ngo zihite zipasa mu mashini nazo. Umva bino byuma ndababwiye ngo ni inzembe. Guhata oranje wagira ngo si oranje ndi guhata, kandi ibindi byuma iyo ndi guhata oranje yewe we ni umutwe mba nanarakaye kubera ukuntu iba iri kunesha umutwe. Mu by'ukuri nkeneye indi sahani, banza n'akandi gasahani. Dore ko gushyiraho oranje, ndajya mpita nzikata. Umva ni ibyuma se ni kabuhariwe. Mundebere ntiwamenya ko ndi guhata oranje zitesha umujinya, simbizi niba ari njye njyenyine zitera umujinya kuzihata. Iyi ngiyi ikintu nyikundira, ibi byuma ikintu bikundira, biraguhatira bikagukuriraho neza uruhu nyine ugasigarana icyo ushaka. Umva ndi kumva ahubwo nakwirira oranje gutya imeze. Abanyamerwe ndi hano tekereza ko mfite amerwe ari njyewe uri kuyikora, ubwo mwebwe murumva bimeze bite? Muzansure sha mbakorere ji, muzansure mbakorere ji mbatekere. Umva nangaga guteka rero, story of my life, nangaga guteka mwabantu, nangaga guteka ku rwego nanjye nireba nkavuga sundu nabaga ndi muyaye. Ariko ni kwa kundi uba warakuranye n'abantu benshi wanyu ugakura uri mu b'inyuma, ugakura uri mu b'inyuma, barangiza bakazajya baca amazi ibintu byose byawe ngo uri umwana, ngo bariya ni abana ngo nta kigenda. Ariko wababwira murumuna wanjye hamya ari wa muntu ukubita hano imyaka agateka. We parado gatoya, ndabona iyi kamera yabizana. nari ngiriye kubabwira nyine ukuntu
kubabwira ukuntu sitori y'ubuzima bwanjye yo kutamenya guteka niyo nagiye kubabwira. Rero kamera nari mbonye isa n'iyavuyeho, niyo mpamvu nari ngiye kwisubiza, ariko ni ukuri namye ndi umuntu wanga guteka, ariko ubu ngubu rwose ndabikubita se ko mbiteka. Yewe nunze ubumwe n'ikikoni muri 2020 muri covid. Shamba babwire rero ntabwo iyi oranje narangiza kuyihata ntariyeho, sorry. Biryoshye, kankore ji ntihaye ibyo gukora ji mwabona nziriye nkazisagamba kanyoberwa. So let me do the juice. Okay, ndaza sasa ngafungura ahangaha kaze nigize inyuma kamera neza, sibyo mundebe mwese. So umva nibyo nari ndi kubabwira, umuntu nyine kera babaga kamera nari mbonye isa n'ivuyeho. Kera wabaga iwanyu uri mutoya bakaba bari kumuri uyu nazi guteka, barana abana ntabwo bazi guteka nta kigenda. Zino oranje ziraryoshye, ndi kumva nazirira gutya gusa urukumva bakaba baragupinze. So ngiye kubereka rero ino mashini ukuntu imeze, dore ni gutya sibyo, ifite ibintu bimeze gutya. Ndaza nkashyiramo kino mo hano, kino nicyo kibisya, nkaza nkakinjizamo hano. Hano hameze gutya, hajya hano gutya. Kino kintu nacyo nkagifunga neza kikinjiramo neza, you see that. Warangiza nkazana ibyo, warangiza ubwo tugiye guhera kuri karoti sibyo, tubanzemo karoti sibyo. Noneho nimara kwata karoti turahita dukomerezaho byose. Kano kagenda ugira gutya kabisunikiramo sibyo. Mwabonye bya bikata hano biri kuca, kabufungure hano naho murebe wa mutobe nukubona. Umva bino bintu biraryoha. Nukubona, you see that. Kino nakase kinini ariko kirajyamo tu. Murebe udukatsi turi buvemo. Nanjye rero nayikabirije nkakaba inini. Wabonye? Turaza duhita dushyiramo orange. Umva reka mbe ndetse ji yanjye igiye kuzura nararangiza. Kanze ndaba mfunze ukumva, ndaba mfunze nje kwiyungurura nyuma. Ntabwo byakunda nka mfungura. Ngiye guhindura ji nisike mu kandi kantu sibyo. Unisike mu kibaho kanzane kirahuri. Oh la la. Kanze nshyire muri iki kirahuri isigaye, ntabwo ari nyinshi. Nabonye ji ivuyemo, do ukibona ni nyinshi cyane. So reka
dushyireho kino kirahuri dukore iyi ntuzi iyi oranje sibyo murabona oranje y'ukuntu ibi isa na oranje kamite nsukamo na ya yindi nyahe nyinshi nyisutse hasi mwabonye birarangiye kuko urabona ko iri gusohora utuntu dukomeye reka ndeke kuyivuna basita ni gutya nkora ji ni gutya nkora ji mwarangiza sasa reka bino bintu mbikure hano nze tugambe tuvuge sibyo tuvuge nyiyungurure sibyo nyishyire mu bikombe nyibike neza ku buryo baraza tukirigara so ino mashini rero iyo mbaze gukora ji nkibyibuka ntarajya far away nkibyibuka mpita mfunga hano sibyo narangiza ngafata this thing agakuraho sibyo gutya nibagiwe ko kidafasheho narangiza kino nkagiterura gutya kino cyose kivaho narangiza nkanetoya naha neza twarenze nkaza nkafata kino gutya ko nabikoze nkahita nshyira hehe muri lavabo ngahita nyoza so kambishyireyo gira ntabwo nyoza ndajyanagura gusa ino mashini please don't judge iracyafura imyenda ubwo ngiye kuyungurura ji yacu ubwo rero reka duhanagurire ino mashini fresh turangiza tuyiranje tanyihanagura kubera ko kino ntabwo kozwa kubera nicyo kiba kirimo amasinga ndahanagura ngahita mbika yihanaguye kugira ngo next time nzayikoreshe nta mwanya ngiye ngira wo kuzajya noza ibintu kandi nta wundi muntu uba uri buce inyuma yanjye ngo ajye kubyoza rero umugabo wanjye nawe aba afite ibintu byinshi ari gukora ngaho umwana mba namusiganye nagiye ku kazi ubwo rero mpitamo gukora ikintu cyose mpita ngisubiza aho nagikuye direct ntabanje gutindiganya kubera iyo ugiye mu zagutinda ushiduka ibintu byakubanye agatogo numva noneho kankwereke ngiye kumena kino gikatsi kambanze nkanagure hano hantu hari kunje ntabwo ndi kubona hari segisi ntabwo hari sodupe so kambanze ngire gutya mbyigizeyo nindangiza nze nyungurure kire iyo uriya muhungu mu gakombe ke niya papa we nyishyire mu kirahure papa we yenda ahita anyishyira no muri firigo agakunda gakonje urumva sinje eswitu uvuga ngo nkoresha nyinshi kuko ndayikoresha kuko urumva noneho ndahita ndayiyungurura kubera ko umwana wanjye iyi ya oranje iraryoshye byatari dore ukuntu isa dope reba ndi kure ntabwo mwabona ukuntu isa iyi ni ya oranje gusa so ngiye gushyiramo hano ngiye kuyungururiramo hano nyungurure niyi ndayiyungurura kubera ko umwana wanjye iyo yumvishemo udukatsi ntabwo aba akibinyoye sinzi impamvu ntabwo akunda udukatsi nimvuga ngo papa we yaribyaye mwumve ko yibyaye kuko nawe ntakunda ji zirimo piripe wapi
wapi kabisa ntazo akunda, niba harimo piripi ubwo ntarebaho. Jizi ndi kuyimena hasi. Umva mbabwire, izi ji ziba ari intungamubiri wihereye umwana n'umugabo, wikoreye ziri ku isuku ushaka, zitaguhenze kandi ziryoshye. So ubu murabura iki? La la. Are you enjoying this like I do? Umva mbabwire, zino ji ziraryoha. Mba nazikoze ariko nanjye ni ukuri ndazikunda, kandi ari njyewe ubundi ngiye kugira ngo nteke ikintu ngikunde byakuvuna, ariko izi ji iyo nzikoze ndazikunda. So minsi ko ziba ziryoshye. Ya mashini tayari mbanje kubanza kuyoza, nta mahoro nagira itogeje kubera ko nta kanya mba mfite. Nkunda ibintu bivuye mu nzira. Amfata akayiko muri shari. Kanzane. Umva imashini iri gufura imyenda iri kubasakuriza, ariko I'm sorry kubera ko niyo nayihagaritse biranga. Umunsi impamvu byanze kandi nsanzwe nyihagarika ngakora video. So ndi kugira gutya buhora, ariko ntabwo mba nshaka kugira cyane kugira ngo ntajyamo pile, ni ukugira ngo ishiremo gusa. Umva murabona ko muri ya ji nako muri za pome 5, oranje 4 na karoti 2 havuyemo umutobe ugiye kungana nka litiro. Ese mwinshi hanze bino bishyire aho bigomba kujya. Umva do ya ji ngiyi hano, sibyo? Tugiye kuyungurana, birangije ngiye kuyishyira mu bintu mu bikoresho barayikoresherezamo, barayinyweramo. Dore iyi y'uyu muhungu ngiye kuyishyira mu gakombe ke. This is dope. Yeah? Iyi ngiyi ajya yinywa agakura ku munwa gashizemo. Do nta kindi kintu nongeramo kera kirabura na kimwe. Ni gutya muyireba. So ahangaha naho ngiye gukora ikindi gikombe. cy'umutobe. Amaragura sibyo, kino kirahuri ni icya papa. Ngiye kugitereka muri firigo. Cheers. Nanjye reka nsuke kano gasigaye hano. You see, mba nabipimye. Mama, papa, bebe. So namwe rero ntabwo mbakunda, sibyo? I give you my info. Cheers. Kambanywere. So thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. Abatarakoze subscribe, please do me a favor. Please subscribe. Sibyo? Mumbabare mukore subscribe, musharinge, mulakinge, mukomentinge, kuko biramfasha. Bintera imbaraga zo gukomeza gukora. Sibyo? So please do me a favor.
cheers. Cheers. Byari ibyo. Umva rero mwakoze cyane kubana nanjye, mwakoze cyane gusubscribinga abasubscribinze, abatarakora subscribe please subscribe, ujye umenya ibintu nk'ibi bitandukanye, sibyo? Gukora ji wibereye mu rugo ikakuryohera, ikaba isa neza kurusha izo mu isoko. You see this? You guys munsure, ubundi ibindi muzabimenya muhageze, sibyo? I love you so much. Ndabakunda, mukore subscribe, musharing, please. Thank you so much. See you in my next video.